Reka mbasuhuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwese mukomeje kudukurikira muri mu mpande z'isi ahatandukanye. Muri kumwe nanjye Olivier Olipimba hayikaze mu makuru agezweho. Kuri uyu wa gatanu tariki 15 z'ukwa 11 2024 saa 5 z'amanywa nibwo urwego rw'igihugu rushinzwe ibizamini bya leta NESA rwatangarije abanyarwanda muri rusange umusaruro n'amanota by'abanyeshuri bigaga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye, mwaka w'amashuri wa 2023 2024. Nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi yabisobanuye neza. Ku byerekeye amanota nk'uko musangiza amagambo hano yabivuze, abakoze ibizame ni iriya purusa 99 n'ibice bitanu ku bari biyandikishije. Muri abo ngabo rero bakoze ibyo bizami 91,298 71,746 cyangwa se ibice 78 n'ibice bitandatu ku ijana nibo batsinze. That means 78.6%. Muri abo ngabo abahungu bakaba bari bagize purusa 50 n'ibice bitanu, abakobwa bakaba bari purusa 49 n'ibice bitanu. Muri abo batsinze, abo ngabo ni mu banyeshuri bose bari mu byicaro bya segonderi. Turebye rero muri general education abiyandikishije bari 56,543, abakoze ikizami bari 56,300, abatsinze bari 38,16 cyangwa se purusa 67 n'ibice bitanu. Muri abo ngabo abahungu bakaba bari purusa 47 n'ibice birindwi, abakobwa purusa 52 n'ibice bitatu. Ibyo mvuga barabyerekana no kuri screen hariya niba mushaka kubikurikirana kurushaho. Iyo tugiye rero muri technical secondary education, abiyandikishije bari 30,899, abafashe ibizami bari 30,730, abatsinze 29,542 cyangwa se purusa 96 n'igice kimwe. Mu byerekeye professional education, abiyandikishije bari 4,471, abafashe ikizami 4,268, abatsinze 4,188 cyangwa se purusa 98 n'igice kimwe. Muri abo ngabo abahungu bakaba bari purusa 45 n'ibice bibiri, abakobwa 54 n'ibice 8. Muri abo ngabo nguko uko abana bakoze mu bizamini bafashe barangiza icyiciro cya segonderi. Murakoze. Minisiteri y'Uburezi kandi yatangaje ko abanyeshuri basoje ibizamini bya leta by'amashuri yisumbuye batazongera gusabwa kuba baratsinze amasomo abiri y'ingenzi mu yo biga kugira ngo bemererwe gukomereza muri kaminuza cyangwa se mu mashuri makuru, ahubwo ngo bizajya bisaba kuba umunyeshuri afite amanota 50% gusubiza hejuru akaba aribwo abyemererwa. Ibya two principal pass twabikuyeho, ni ukuvuga ngo umunyeshuri akora ibizami ukareba uburyo yakoze ibizamini yafashe byose overall agatsinda, ariko atsinze ashobora no kujya muri university abishatse, aho kugira ngo uvuge ngo hari umunyeshuri ngo yatsinze ariko ntashobora gukomeza. Ibyo twasanga biri a bit confusing kugira ngo uvuge ngo umunyeshuri yatsinze ariko ntashobora gukomeza amashuri ye, none se ubwo yaba yatsinze iki? So ubwo rero byo twavuze ni uko ibyiza ari uko umunyeshuri atsinda overall, ariko yatsinda agashobora kuba yanakomeza amashuri ye. Niba hari umwana tuvugiye amaze nk'imyaka 2 yari yarabonye iriya diplome imubwira ngo watsinze ariko
ntabwo ushobora kujya kuri universite. Izi ngamba twashyizeho ubu ngubu ntabwo zireba inyuma, ntabwo ziri retrospective cyangwa retroactive, birareba imbere. ni ukuvuga ngo guhera ubu ngubu ujya imbere. Ariko niba hari umuntu waba warakoze amashuri ya segonderi akavuga ati ubwo ibya kandidari bivuyeho, reka ngende nako ibintu bya two principal pass bivuyeho, ashobora kwiyandikisha agakora kandidari libre, agakora ibizami, atsinze agakomeza akiyandikisha no muri universite. Muri ibi bizamini bisoza amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2023-2024, abahungu batsinze ku kigero cya 50.5%, ni mu gihe abakobwa bo batsinze ku kigero cya 49.5%. Yari Olivier kuri WhatsApp TV.